amategeko 6 mashyashya azongerwa mu kibuga muri iyi mikino y'igikombe cy'isi 2026. Mbere yuko tuyinjiramo byimbitse, menya neza ko wakoze subscribe wanakanze like kuri iyi video. Abakinnyi bashobora kuzababazwa cyane n'itegeko rya 4. Harabura icyumweru kimwe ngo imikino itangire, gusa FIFA ikomeza inahindura cyane amabwiriza y'umukino. Mbere na mbere, umukinnyi wese uzivuga ku munwa igihe agiranye ikibazo cyangwa se impaka na mugenzi we ari mu kibuga azajya ahabwa ikarita y'umutuku. Buri mukino ikoranabuhanga rya VAR rizajya riraba rivuza ubuhuha. VAR izifashishwa kenshi mu bintu umusifuzi atabaga yabasha kubona mu busanzwe, nko mu gutanga amakarita y'umuhondo. Umusifuzi ashobora kuzajya atanga korineri, VAR igahita imubwira ko ari penalty. Abakinnyi bazajya banywa amazi 2 mu mukino ku munota wa 22 muri buri gice cy'umukino. Abakinnyi bazajya bahabwa iminota 3 yo kunywa amazi umukino maze uhagarare. Muri iki gihe abamamaza bazajya babikora bihagije. Gusimbuza umukinnyi ntibigomba kurenza amasegonda 10. Mu gihe umukinnyi atize gusohoka mu kibuga mu gihe cy'isimbuza cyangwa se cyo gusimbuza, umukinnyi ugomba kwinjira w'ikipe isimbuza azajya ahanishwa umunota 1 mbere yuko yinjira mu kibuga cyangwa se yemererwa kwinjira mu kibuga. Ni ukuvuga ngo azajya amara umunota hanze nk'igihano. Umukinnyi niba agize ikibazo abaganga bakinjira mu kibuga kumuvura, azajya ategereza umunota 1 mbere yo kongera kwemererwa gusubira mu kibuga, ntabyo guhita ugarukamo. Abazamu bazajya baba bemerewe kutarenza amasegonda 5 bafite umupira. Mu gihe batinze babirenzeho, ikipe bahanganye izajya ihita ihabwa korineri.